baje kwica musaza wanjye tuvukana n'abana be n'umugore we. Babatwitse nabi, barabatemaguye, babatwikira mu nzu, barabakaranga n'amavuta. Nyagasaza aranganiriza aho twari turi mu myumbati, arambwira ati ariko atuguze ko mfite mwene wanyu w'umuhutu. Nibwo yatangiraga kumumbwira ati wagiye kwa Manuel, ati wenda ko bagutabara. Naramanutse ngeze kwa Manuel nsanga harakinze, ariko muri tuwarete yabo harakinguye. Ninjiye muri wose nsanga hariyo imineke, ibitoki byahiye byiza cyane. Ndavuga naha ngiye kurya. Mwanyeshiti y'umuneke ngiye ko mbona umugabo twankunda anyinjiyeho ngo tumuzirike ku giti. Banziritse ku giti cy'umuko cyari kiri ku irembo ry'urwo rugo. Cy'umuko igiti gifite amahwa. Ninjira mu nzu ndaruhuka. Mu gihe cya 12:30 n'igice, hafi 12:00 bwari bwije, haza abagabo mu rugo baravuga ngo barashaka ngo tujye gushyingura. Mu by'ukuri uwo muntu twashyinguraga nge ntabwo namurebaga, ariko ninge bari bagiye guhamba. Twageze mu rutoki munsi y'urugo dusanga hari ikinogo bagicukuye. Barambwira ni nicare ngo nsobeke amaguru gutya. Ndicara nsobeka amaguru bashyiramo itaka. Rigeze nk'aha ngaha. Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye muri amahoro, nta kibazo na kimwe gihari. Ndi Albert Niyonsaba, ndi kumwe na kamarade kuri kamera niwe uri kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bagereho 5/5. Turacyari mu cyumweru cyo kwibuka, ariko ntago ari cyumweru gusa, ni iminsi 100, nta nubwo ari iminsi 100 gusa. Tugomba kwibuka bihoraho. Turi kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni amateka yacu, nta wundi wadufasha kugira ngo tujye tugumeza tuyazirikane kandi tunayasigasire, tunirinde gusubira mu ayo mateka mabi twanyuzemo. Tureke no guheranwa nayo, ariko kudaheranwa nayo ntibidutere kuyibagirwa. Kuri screen zanyu namundi mwamaze kubona mu tugiye kuganira nawe, ni mu rwego kugira ngo nundi aduhe ubuhamya n'inzira yanyuzemo mwakira gihe. Nabyo biri mu bituma dusigasira amateka yacu, tukarinda abayahakana ndetse n'abandi bayatubwira uko atari. Iyo tuganiriye nabo byabayeho aba ari byiza cyane. Murakomeye? Turaho, tumeze neza. Murashima Imana? Turashimira Imana. Kaze kuri BigTown TV. Murakoze cyane. Yego, muratangira mutwibwira. Nge nitwa Mukarumanzi Claudette. Claudette, turi kuganira hano rero mu karere ka Bugesera, ni intara y'Iburasirazuba. Twifuje kuganira namwe, n'undi nari mbivuze ko nyine ari mu rwego kugira ngo muduhe ubuhamya n'inzira mwaciyemo kiriya gihe. Ni mu rwego kugira ngo tumeze dusigasire, tunarinda amateka yacu. Harimo n'abayavuga nabi bakayagoreka, ariko iyo tuganiriye namwe byabayeho aba ari byiza cyane. Mwebwe kiriya gihe 94 muri Mata, bwo Jenoside yakorerwa Abatutsi yari itangiye byeruye, kuko yagiye hari ikindi gihe yagiye biba, ariko ntibibe nyine bishyizwemo imbaraga cyane, ariko bihari. Twebwe tuvuga nyine ko yatangiye 94, ariko abantu bafite amateka bakubwira ko wenda ariho byakozwe cyane, ariko yari yaratangiye kera. Mwebwe kiriya gihe byari bimeze bite, byabagendeye bite? Inzira y'urugendo rwanyu mwa kiriya gihe yabaye uruhe? Mu by'ukuri murakoze cyane. By'ukuri ntabwo ibyo njyewe njye mbyemera ko Jenoside yatangiye muri 1994. Kuko njyewe nari ndi mutoya, ariko ntabwo nari ndi mu muryango w'abana 14. Ariko twebwe Jenoside 94 yoba ngo nibwo yatangiye, ntabwo mbyemera. Kuko njyewe iyo mvuga ntabwo mvuga amateka muri 70 na kangahe, kuko ntabwo nari mpari. Mvuga amateka nabayemo, narayemo, nabanye nayo. Yewe iyo mvuga muri Jenoside, mbere ya Jenoside njye navutse muri 81. Muri 81 mu myaka burumva Jenoside yabaye mfite imyaka 13. Twabayeho mu buzima buhunga, butwikirwa, busahurwa. Twabaga hano mu mashuri 92.
hakaba igihe twagendeka bati twahunze tukongera tugasubira mu ngo, ariko 92 nibwo twatangiye inzira yo kurara hanze. Twabaga hano mu mashuri mu buhungiro, ariko baje kwica musaza wanjye tuvukana n'abana be n'umugore we. Icyo gihe muri 92 92 umuryango urazima, ariko hari abana be yari yarabyaye bari mu miryango babiri nibo bari barokotse. Icyo gihe muri 92 yamburwa ubuzima, yishwe n'abamurashe, baramutemye, yapfuye mu buhe buryo? Batwitse nabi, barabatemaguye, babatwikira mu nzu, barabakaranga n'amavuta, babishe nabi. Babishe nabi muri 92 barabishe. Inkuru yaje kudutahaho aho twari twahungiye batubwira ko bamaze kubamara. Yego. Hanyuma muri ubwo buzima bwa 92 ubuze umuvandimwe we, musaza wawe, ndetse n'umudamu we n'abana be. Ubundi murakomeza muri ubwo buzima bwo guhunga, noneho jenoside yabaye n'ubundi mukiri muri ubwo buzima bwo guhunga? Oya, twarahunze 92 ubwo urumva batwice banyice musaza wanjye, ariko hari n'abandi bantu bagiye bashomboramo hano muri za Maranyundo bagiye babica. Ubwo urumva ntabwo abatutsi ntabwo bari borohewe. Ni ukuvuga ngo 93 twahise dutaha mu ngo, ariko nk'abantu bari babuze umuryango ungana gutyo twari ducitse icyuho, ntabwo byari byoroshye, tutanashyinguye. 94 iragera turongera tujya mu buhunzi. Tujya mu buhunzi noneho biba finali, ntabwo byari byabaye nk'iby'92. 92 twabaje gusubira mu ngo, ariko 94 byarangiye gutyo. Ubwo twari turi iwacu hari saa 9. Mbere ya saa 9 hari imisozi y'iwacu twari duteganye, bari batangiye guhunga baza ku musozi wacu. Bamwe baje batemaguwe. Saa 9 zaryari z'amanywa za ninjoro? Z'amanywa. Bamwe baje batemaguwe, abandi mbega ubona ari ibintu bikaze. Nibwo twatangiye inzira y'ubuhunzi. Iyo mvuga 94 ni ibintu biragoye. Ni ukuvuga ngo twarahunze tujya hariya ku bitare ku mabuye, ngo hakaba hari abakobwa b'inkumi, abasore, abasaza bazi imiheto, n'ababatwaza amabuye bajya guhangana n'ibitero byo ku Murama n'ibindi bitero byaturukaga Imwogo. Bajya guhangana n'ibitero, ariko twebwe twari bato. Ni ngombwa yuko nawe mfite muramu wanjye hano hakurya i Maranyundo. Muramu wanjye araza ati we yari afite ubushobozi bwo kuba yafite umuntu umurinda. Nibwo rero aje avuga ati nimumpa abana bato mbajyane, bari abageni. Nanjye antwaramo na mukuru wanjye umwe yari arwaye malariya. Baratujyana aho mu rugo rwabo, ngo afite umuntu umurinda, kandi uwo muntu umurinda nyine yagira ngo ahari akusanye bene wabo. N'abandi bantu bari n'abana b'Ikayumba bose bahise badukurikira. Tugezeyo twarahabonaboneye, byaye ngombwa ko tutagoma aho ngaho. Wa wundi ubarinda yazanye igitero, afatamo abagore n'abakobwa babajyana mu nzu iri munsi y'umuhanda iwabo. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina ye. Babakingiranamo, abo ngabo babaga abagore babo. Ubwo hari ibyo umuntu ari buhunge, ubwo ngombwa abandi ko duhita tujya mu ishyamba. Turazamuka mu gisunzu cya Maranyundo mu ishyamba. Interamwe zidusanze turagaruka. Tugarutse nibwo twahise tubona ani mu muhanda ubashyizemo kaburimbo, tubona igitara kirazamutse n'ikindi kirimo kumanuka, biduhuriza hagati, duhita twinjira mu nzu y'umuhutu wari uhatuye.
n'ubu arahari arubatse arakomeye. Turinjira, tumaze kwinjira ahita avuga ngo umugore we ahita avuga ngo ngo inyenzi zije hano. Bahita bonye muze yaturuka mu gikari afite umuhoro, duhita dusubira inyuma turirukanka. Ubwo ahita afata mukuru wanjye wari washatse muri urwo rugo, yahise amutema kuko nyine nahise mbasimbuka atamutema hano. Ndamusimbuka ndagenda, ngombwa ko tuhita tumanuka tugeze hano ku irimbi dusanga abanyuru barimo gushyingura. Nabo baduteye amabuye, tuba turamanutse munsi y'umuhanda, tudutungukiye mu Kajava. Biba ngombwa ko tuzamuka kuri komine. Tugeze kuri komine dusanga barimo bararasa birashyushye, urusasu rwabaye urusasu. Jewe ndavuga ntiwajya ku kiliziya, ku bwa mbere ariho twarokokeye wasubirayo. Ariko mbona n'abandi bose ariho bajya. Icyo gihe wibuka amatariki icyo gihe? Ntabwo mbyibuka, nari ndi muto. Mbona abandi bose ariho bajya, naraje nza hano mu kiliziya. Hageze nsanga abo tuvukana bose niho bari, bose na data wambyaye. Data wambyaye twari twicaranye hariya. Ubwe ntishane natansize barimo kumutema. Ati hehe ntibanjye kuhakwereka, ndamujyana njya kuhamwereka dusanga bamutemye hano. Arimo arambwira ati, amaravuga ati munshyire mu mungoti. Yari yegeranye n'umungoti, munshyire mu mungoti ninkira mushyaho urwiri n'indagiza ninkira ndarwikuriraho. Papa mukizaho urwiri arangije turagenda. Mu minota ingahe arambwira ngo dusubire tujye kureba. Dusubiye dusanga yarangirira n'ishishi zatangiye kumutondaho. Nasanze yitabye Imana. Twahise tugaruka hano mu kiliziya. Papa arambwira ati ngewe nongera guhunga umuhutu, ati sinongera. Umwana wanjye bamutemye. Papa agenda ubwo agiye mu rugo niho yarari. Noneho twebwe dusigaraho n'abo tuvukana abandi bose. Ubwo mu gihe cya hafi saa 7:08 abapadiri bafata imodoka baragenda turaha. Bamwe bayinaganika basanga ngo babatabare. Barangiza abapadiri barabasunika bava ku modoka, barangije baragenda. Ubwo rero bene wacu bo bari batetse umuceri hano, mbanza ari aha twicaye. Bari batetse umuceri, batetse n'ibishyimbo. Mu gihe cya 9:00 igitero kiraza, kiza n'imihoro, bavuza induru n'amasasu n'ikibararasa. Twese twinjiye mu kiliziya, n'abandi batetse babagiye mu kiliziya. Bararasa, noneho urusasu ruravuga bye. Bamwe nibwo twumvise n'amasasu. Barangije barasa mo urusenda. Urusenda nirwo rwashegesha abantu bo mu kiliziya. Akantu kakotse karazaga ari akotsi kakagenda kaguka. Urwo rusenda rwaratwishe turi benshi. Mwumva ukuntu twangana, twari benshi. Muri mwiriya kiliziya nde? Aha. Niho kiliziya yubatse? Mu Rwibutso. Niho hari kiliziya ni yavuba yubatse ejo bundi. Baraje ubwo kubera insenda baduteye na za grenade barimo gutera hejuru, intege zacu ziracika. Bicitse bahise binjira muri uriya muryango uyu waha. Ukundi wo hariya barasiraga abantu bari baharyamye ari benshi, bananiwe kwakingura, bahita bakingura umuryango. Babinjiyemo baratangiye baratema. Bona batungukiye ku mugore wacu witwaga Nyirabuseruka. Ahita ahaguruka amanika amaboko, bahita bamutema gutya, ahita yikubita hasi. Njye ndi mu ruhande rwo hirya, yikubise hasi. Mbona na mukuru wanjye witwaga Donata, mbona amanitse amaboko. Njyewe navuze nti reka mbanze mbirebe neza, nitegeze n'abantu barimo kudutema. Ubwo mbonye nabo baramutemye. Ndavuga nti Mana yanjye barabarangije, none ndabigenza nte ngewe? Umuntu yapfuye areba ate ko bagiye kongeraho? Natangiye ndeba ukuntu
ndi bupfe ntekeza gupfa ntabyo nziki numva baraje umugabo araza umuturanye atuye hepfo y'iwacu araza ahagara kuri fondasiyo ihari arantema hano ahagaze kuri fondasiyo ega muri make ibintu badukoreye ni ibintu biteye ubwoba ariko muri fondasiyo baranandashe igihe barasaga hariya hanze nanjye banteye urusasu ariko urwo rusasu rwaciyemo rurigendera rwaciye mu mubiri rwaciye mu mubiri wanjye ruragenda ariko rumpfumuye nyine ze kugenda ubwo numva ncitse intege ntabwo nababaye ntabwo nigeze mbabara gusa hari abatutsi bari bahungiye hano abatutsi nibo baje kureba igikorwa bakoze abahutu bamaze kugenda ninje batatuga ngo nta bantu bari bazima hano ngo tubatware ababashe kumanika amaboko y'aka kaboko kari hejuru aka kari hasi kumanika akaboko numva ntabwo mbishobora nkazanya mvuga nti ndahari hari na musaza wanjye umwe wari wahungiyemo hariya baraje baranterura maze kunterura bankuramo nanjye bantwaranye n'abandi ubwo baranterura banjyanana n'abandi hariya tuhageze dusanga diregiteri w'amashuri yitwaga Bizimana Yohane yicaye kuri robine ati nta mututsi urimo unywa amazi mo hano nuko umupadiri mugera aho kuri robine atwima amazi aravuga ngo ntagire umututsi unywa amazi umudiregiteri w'ishuri ntagire umuntu unywa amazi ntihagire uwibeshya atubuza kunywa amazi noneho twebwe bari banadutemye hari umusaza wanjye yari ahari sinzi ahantu yakuye ikintu kimeze nk'ikijaga barakivoma gutya ahita duhereza turanywa hari nimugoroba diregiteri hageze kuko yarimo kwizengurutsa mu mirambo hageze asanga haratose ubwo ahita ahamagaye bahise bazana umva baradutema noneho byuzuye baradutema muziza ayo mazi baradutemye kubera ayo mazi baradutema kubera ko tunyweye amazi baramva umuhoro wavuzaga ubuhuha harimo n'abo banigiraga hano babafata ku ngufu hari imbere kwa padiri harimo n'imirambo yari iraha umva twari benshi barangije bafata babona ntabwo interahamwe zirimo kwinjira neza hari ngo zuzuye bafata grenade bayikubita ku irembo ku rugi kuri porotaye ruhita rushwanyagurika ruvaho barinjira abasivili baraje abari bazima baraduhagurutsa badutondesha umurongo hakaba hari abahungu bigaga no kuri primaire nzi biganaga n'abo tuvukana agira atya umwe arampamagara ndamuzi bose baba bari hanze nuko umuntu yanga kubavuga arabatsinda hari umuntu arambaza ati se ati wanyu ninde wasigaye yewe ntibose bapfuye nabasize mu kiliziya ambaza ati wa mukuru wawe wundi ari he nawe mbaza yapfuye ntabwo mubona kuya mubarangira atamubwira ngo nta n'umwe usigaye nta n'umwe yahise nkubita namugana hano mu mutwe ahangaha ndagenda nguhira hari umufuka w'ibishyimbo wari uhari bitangwa mu bishyimbo hari abandi bana bo kwa Kayitani bari bankurikiye nabo bahita batema bakuraho babiri b'abakobwa bari twarurungano nababa abantereka hejuru ariko bangwa hejuru bo barangiye ubwo interahamwe ziragiye mu kanya
nshaka uburyo nikuraho abakobwa babiri birananira byarangoye mana yanjye. Yagiye azi ko upfuye. Yagiye azi ko mpfuye abakobwa babiri bandyama hejuru. Bo bamaze gupfa. Bo bamaze gupfa banza bari inkurikirane batari impanga kuko baranganaga nabo kwa Kayitani. Ubwo bamaze kungwa hejuru mbura ukuntu mbikuraho ndabasunika wapa akabwo nigakora nanjye sinzi ukuntu nagize gutya mbona mbivanyeho nanjye ndeguka maze kweguka ndicara maze kwicara ngiye ko mbona abasirikare baraje bati rero umutekano waje nimuduha amafaranga ni ukuri nta muntu bongera gukoraho. Abantu bari bafite amafaranga bose barisaka bayiha abasirikare. Abasirikare bagiye nta muntu n'umwe batebye. Haba haje abasivili baba bintera hamwe nziza ariko ati mwahaye abasirikare amafaranga natwe nimuduhe. Ati amafaranga yashize. Umuhoro ituvuza ubuha. Babasirikare noneho bahita bagaruka nabo bararasa. Urusasu umuhoro nta mungano ziba nta mungano. Byari umwanda. Burira bwije barataha mu gitondo baratuzindukiye. Twari twicaye muri sare hano twari benshi turi muri sare turi benshi. Haza umugabo baje ari benshi haje umugabo atujya hejuru n'igisongo arambwira ati aratubaza twari turi kumwe n'umwana twari duturanye turi babiri aratubaza ngo se ngo ko mbona musa mupfanike. Ibintu njya nibuka cyane bikanambabaza. Mukamweza aramubwira ngo turavukana ngo ubuse ahita ambaza ngo muravukana koko nti turavukana ngo umutoya se ni uwuhe umukuru ni uwuhe. Mukamweza aravuga ngo umutoya ni njyewe ngo umukuru ni njyewe ngo umutoya ni uyu yavuga njyewe. Atamubwira ngo nawe urabyemera nti nibyo ngo wowe uri wagahagona nyina nkende kayumba kurukire ngo wowe akana kamurukarama ngo urumva muhurire ngo ndabazi. Mu by'ukuri uwo mugabo muzi isura ariko simwibuka izina. Yasa nkubitiye ntamugabo akujisho aha naho hatuma ubuzima bwanjye butarimo kugenda neza mu maso. Maze kunkubita hasi atambwira ngo haguruka ngira ngo agiye kunkubita iyo nkoni afite. Ngo ryama hasi atankubita ahita yaka umugabo wari mwegereye amwaka icumu atarinjoma mu mugongo. Icumu arijoma mu mugongo nubitse inda azi ko yahuje n'ubutaka. Naryo rirashinga n'igiti cyaryo. Imana njye hari igihe ntekereza aho Imana yankuye. Yembe vuga nka kera habayeho sinyambikura ngo mbyite ibyanjye. Kuko iyo mbyise ibyanjye bimbere ibibazo. Arajomba azi ko ajombanye n'ubutaka. Arangije arimo abo bari barimo gukuramo bababwira ngo amahoro yabonetse nibaze ngo bajye kubavuza. Kumbe turi mu gipangu arimo arajya kutuvuriza hara kuri kiriya giti. Barabajyana baza kubajyana baramwe ngo nanjye nimpaguruka mbereka ko napfuye. Ryacumu rikikurimo ryacumu ryari rikindimo ntabasha kugenda mbereka ko napfuye. Ariko koko nanjye numvaga narihamagaraga nkanisubiza nkumva wapi. Baragenda akaba arimo abantu banca hejuru banyirukankaho birukanka nuko ndavuga se ubu hano hari umurengezi wundi mfite reka icumu ryikuriramo ntambika kano kaboko batakoza mpita nikuramo ndanahashishimura ndarijugunya. Ndavuga nireka ngomba guharanira guhaguruka. Ndahaguruka n'ubwana hari igihe bwampaye imbaraga. Ubu ngubwo ntabwo nahaguruka. Ndahaguruka maze guhaguruka nsanga abandi hano ku kiliziya aho babateranyije nsanga barimo imirambo imaze kubora yayindi twasize
bakuru banjye baki bose abantu bose hamaze kunuka kuko hamaze igihe turi hano ariko imirambo imwe iri ku mbuga indi iri mu kiliziya baracurikiranye. Noneho hari ukundi babishe agashinyaguro, bafataga umuntu w'umugabo bakamugereka ku mugore gutya gutya, noneho barangiza bagafata ibiti bibiri gutya bagasunikamo munsi gutya, naha bagasunika munsi, urumva ko ari abantu bane, bagasunika munsi gutya bakahita baza bakajugunya mu modoka ya komine. Habaga ari imodoka ya Daihatsu y'ubururu, bakaza bakamanikamo ifite karisoro, kajugunyamo babateruje ibiti. Imirambo ikuzura bakabajyana kubata, bajya kubata muri gare. Nabibonye jenoside irangiye ko nabonaga bagenda sinzi aho bahereraga, bakajya kubata. Igihe kiragera haza abanyururu bati rero tugiye gutomboza abantu bari bwicwe. Twe twaratombozwaga, akagira atya agafunga amaso ye. Ni cya gisebe wa cya gifite byose nabaga mbifite hano hano ku kaboko isasu ryanyuze. Noneho akagira gutya agatomboza ngo ntomboje umuntu wambaye umwenda w'umutuku, bagahita bamufata bagahita bakebuka muri twebwe kuko bari batwicaje baturebesha hariya hirya. Noneho wagatomboza areba hariya natwe tumuteye ikibuno, yatomboza yahindukira asanga uwo mwenda wambaye harimo ibara ryaho, bakakwica ku rupfu rukomeye. Noneho icyo gihe nacyo kiza kurangira, bafata abantu b'abagore babone ko ari abagore cyangwa abakobwa babone ko ari abagore, bakabambika ubusa ngo bare ko ari abagabo batababeye. Icyo nacyo kiza kurangira, haza ikindi cyiciro cyo kudushyira ku murongo. Bagushyira ku murongo bagukubita hane nta mugano, bahita buriza imodoka ya komine. Noneho igihe kiragera wacu aravuga, yari umukozi w'akarere bamwice baramurashe ku giti nawe. Wacu aravuga ati rero turimo tujyana imirambo mibisi kandi hari iri mu kunuka hano, reka tubanze turangize ibinuka. Wabivugaga nawe yarahigwaga cyangwa yarahigaga? Reka tubanze dutware abanuka, abandi turaza ababisi turaza kubatwara. Imodoka baratwara, hariho imodoka nyinshi za katripurari zirimo gutunda, izo zirarangira. Hashize akanya baravuga ngo twongeye dutonde imirongo. Nge twarabonabona babindya, dutonda umurongo. Imbere yanjye nsigara ndi uwa kabiri gutya imbere yanjye, bahita bica umuntu wari undi imbere kuko bamukubitaga bene aha. Kandi iyo bazaga kuvuga ngo uwari uri imbere uwari uri inyuma nta kubyigana, iyo wabyiriganaga batagaho gukuramo. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda nk'uwabitojwe. Ubuhamya bwacu ni burebure hano ku kiliziya twarabonabona. Ubwo ngewe wa wundi baramwica, nsigara ndi uwa mbere, inyuma yanjye hari hatonze abandi. Wa wundi witwa Waca aravuga ngo twahere imbere igihe kirekire kaduhere n'inyuma, atamwambura nta mungana hera inyuma ngewe batankozeho. Imodoka yuzura batarangeraho. Imana yarahabaye. Ariko urumva ko twari dusigaye turi nk'abantu 6 bahumeka bicaye. Ijoro rigera bitararangira, ijoro rigera barangije gukora, babyitaga gukora. Ijoro rigera batararangiza, ndagije ndavuga ntase noneho ubejo baratubyukira watoroka nkagenda. Mu by'ukuri aho hose igihe twabereyeho, aha ni mu mujyi murahabona, nta kurya twagiraga, nta kunywa twagiraga, murabona nta kintu cyo gusarura hano dufite. Nta inzara yari yaratwishe, nta n'amazi ahari, nta n'ibiryo bihari. Namwe murahabona ni ku mujyi. No kubona ibitaka hano byari ikibazo, tukayore hari nta jaride yari hari ku rwibutso, tukayora ibitaka tukabirya, tukabiyora. Akaba ari igihe bikunanira ukunama ukaryama hasi ugaharuza amenyo. Inzara zaranze mva
twari twarabayeho nabi ngo nyankura ngo numve ko iyi filime ari yanjye kuko iyo nyikureba imbere ibibazo ko biba byoroshye nuko umugoroba ugeze hari umukecuru twari duturanye nanone yagiye gupfa ibihumbi amafaranga 30 ibiceri icya 20 n'icy'icumi yaragiye kwitaba Imana yaragiye gupfa aramwe ngo ntago agiye gupfana amafaranga ngo ariko ngo niba kubwaza ngo ndinde nanjye ntabaruvuga ko ndi mama kandi ni yapfuye yagiye gupfa ari ku marembera byaciye 30 mbyibikaho nibyo nagiye mbwira umusirikare wari unyicaye iruhande hariya hirya y'igiti ahubwo se ninjoro ntabwo batwicaga baraturariraga twarirwaga n'abapolisi abanyururu abasirikare baraducungaga ku mpande aha ku mpande hariya nyine twari dufite umutekano ninjoro ntitwicwe nza kubwira umusirikare ninjoro twaraganiraga n'abadutema ndagenda mbwira umusirikare ahubwo se ubu nibanyica birakumarira iki wambabare nkagenda nkagwa amafaranga yo kugura itabi ati yampereza ndayamuhereza byabiceri 30 atamubwiye ati rero niba gufata ntuvuga ko ari njyewe ariko mfite undi mwana turi bujyane ndagenda mbwira umukobwa umwe twari duturanye tururungana ari wo wa wundi wavuga ngo turavukana ndavuga na se mukamwe waretse tukitoreka tukigendera baracyariho bamuciye amaguru baramwishe uwo munsi bari bamuciye amaguru mukamwe waretse tukitoreka tukigendera atambwira ngo ntabwo nabasha kujyana nta maguru mfite ariko abantu bari hari abaciye amaguru babaga igihano cyo kuva hariya kugera hano kugiriza bayajomba hasi kandi nta utaka mukamwe zate banciye amaguru nta hantu najya ahubwo ajyana n'uyu mukecuru witwaga Bakumberuka ati mujyane ati njye yaheza ni mu ijuru umukecuru turagenda azungurutse hariya turagenda yari afite akana tugeze mu nzira umukecuru baratubwira ngo ntiduhagarare umukecuru arahagarara ngende ndiruka n'akana ke barahagaranye bombi bo barahagaranye ngende ndiruka nirutse mpita ngwa kuri bariyeri ntayibonye nguya kuri bariyeri mpita hari imiyenzi yari hari n'ubiracyahari nicane mu miyenzi yari ihari ubwo ubuhamya bwacu babworoshye nicaye mu miyenzi yari ihari umukecuru baramuzana ati njye ni muntu mu cyobo ndi kumwe n'umuntu witwa Mukarumanzi ati mudutane mu njye ntabwo nta karange nyine bati se ko twamubuza ati Mukarumanzi aho ari hose haranuka arimo aranuka ntabwo ngiye ngwa mu cyoro njyenyine mu mbabarire bancaho nkahumiriza nkavuga ntiwabona amaso yanjye bayabonye barangije ni interahamwe zitwaga Abapandasi nibashaka babyumve kuko barahari ntaho bagiye baracyatuye n'inaha barahatuye wa mukecuru bamukatana ahahandi mu rugo rwayo rundi nari ndimo bamujyana mu cyobo cyari gihari n'akakana bamutamo umwana ararira araruha araceceka nta mukecuru araboroga babatayemo batabahwanyije baraceceka mu gihe cya 10:00 9:30 hari umukobwa wo muri urwo rugo twigaga hamwe tunangana yitwaga Rusi ndamubwira ntiru arasohoka ajya kuri toilette ntiru ariruka papa hari umuntu umamagaye ngo Rusi ngo none papa umuntu usohotse arambwira ati umuntu uhamagaye Rusi ninde umuntu uhamagaye Rusi ni njyewe yako ni njyewe nende ngo yako nakonanye ijambo ry'Imana ufite Bibiliya none nagira ngo nyice neza ntababaye yako ati ndaje agenda agiye kuzana ibikoresho byo kundangiza
umugore amubwira ati ariko uribuka uwo muntu ukuntu akubwiye nari ndi ku idirishya ry'icyumba cyabo niho narindi ati umuntu ukubwiye ngo yakubonanye Bibiliya none ugiye kumwica ngo waretse kumwica wa mugabo we Yakobo yahise azamubwira ati ntabwo nkwica Mukaruma vayo nkwereke aranjyana ankingirana mu kiraro cy'ingurube cyari kiri hafi ni ubwa mbere nari mbonye ingurube mu maso yanjye abatutsi ntibatungaga ingurube se cyake byo byashitse abanjya mu ingurube n'umunuko wanjye zirahuma ziraimva ubuhamye bwacu ni burebure gusa naje ko uhambura ikibabari nivamo nashatsishe ikintu cyankura aho ngaho ko nabonye ikibabari cyoroshye ubwo nahise mvamo urugendo rwacu ni rurerure ndagumiza ndarorongotana ariko narorongotanye njyewe mfite target yo kujya iwacu numvaga ningi iwacu ntebe buri cyonjye numvaga ningi iwacu ndi bumanura igitoki nkarya numvaga kandi twahunze tutariye badutesheje tutariye igihe cyose tubungiye ndimo ndatungwa n'itaka ryo hasi nta kintu cyo kurya mfite ngiye kugenda ninsanga iwacu ndakurure ntuze biriya bintuze by'insina insinigwe ubu ni impekenye bitoki mpageze mu nzira interahamwe zinsubizayo ntaragerayo inzira nari ngiye kunyuramo numvise bavuze induru mpita nyihindura ndagenda ubuhamya burebure nahise ngenda maze kugenda natungu cyane hari abatutsi bahahungiye ari benshi bahageze ati ye baba we nawe uracyariho nti Nabi wacu ni ku musozi wacu ati rero n'imvura yarimo kugwa ati hangane ati ntiwugame hano mu nzu uratunukira bari barantantemye urabona bya bishyimbo byagezemo hano byatangiye kubureramo urabona imihoro amaraso umunuko ati urimo uratunukira utubabare ntiwinjira hano mu nzu barangije umukobwa umwe ntavuze izina baramwishe afata igiti ashyira ku mufuka arampereza atakira genda wifubika ariko ureke kwinjira hano ese mfata kakantu ko kagafuka nkambara mu mutwe njya mu myumbati yari ihari ndicara mwanya nicaye haba haje umugabo n'ubu aracyariho yitwa Nyagasaza sinzareka kumuvuga kereka mpfuye Nyagasaza arahansanga aza kumbwira ati hangane mwanya arimo kumbwira ati hangane igitero cyaraje kibasanga muri ya nzu nta n'uwo kubara inkuru warokotse nta n'umwe warokotse na hantu nuko nahacitse n'uwo wanyirukanye n'uwampaye umufuka nta n'umwe ni abantu b'iwacu twari kurokokana tukamenyana nta n'umwe waruvuyemo igihe kiragera ntabwo biba byoroshye mama yihangane Nyagasaza aranganiriza aho twari turi mu myumbati anshira umwumbati ayinkurira umwumbati urura kwa ko bantemye imisaya ntabwo mbasha kuwihekenya Nyagasaza aranganiriza arambwira ati ariko atuguze ko mfite mwene wanyu w'umuhutu nibwo yatangiraga kumubwira ati wagiye kwa Manuel kwa Pene ati wenda ko bagutabara ahubwo yasenyagasa kwa Pene ni umuhutu ndabyumva none se ubu ngubu hano mpagaze ubu nahamenya numvaga icyerekezo ntakimenya Nyagasaza ati nyura hano umanuke unyure hano yanyeretse inzira ndamanuka manuka nshonje manuka barantemye manuka nanyagiwe manuka ameze nabi naramanutse ngeze kwa Manuel nsanga harakinze yari umuhutu wamaze abantu
nsanga kwa Manuel harakinze ariko muri tuwarete yabo harakinguye. Ndavuga nti kubera ko naniwe nshonje meze nabi reka nicare muri wese nduhuke banza subiza ubwenge ku gihe ndeba noneho icyerekezo ngiye kujyamo. Ninjiye muri wese nsanga hariyo imineke, ibitoki byahiye byiza cyane. Ndavuga naha ngiye kurya mwanyeshiti y'umuneke ngiye ko mbona umugabo twankunda watwana anyinjiyeho ati sohoka Mukaruma ati nakubonye. Ndasohoka nako ngewe nubwo nsohoye ndi umuhutu ati ntabwo uri umuhutu. Ndi umuhutu n'ikimenyimenyi iwacu ni Ibicumbi papa wanjye yitwa Muhutu. Numvaga kwitwa papa Muhutu numvaga ko hari icyo biri bumare. Atavuga ngo oya ngo urabeshya. Yari afite igare afite n'akana karimo kurimusunikira. Atavuga ngo hari hafi y'umuhanda ahamagara interahamwe ngo nimuze ngo Mukaruma nabonye ngo tumwicisha amabuye ngo tumuzirike ku giti. Banziritse ku giti cy'umuko cyari kiri ku irembo ry'urwo rugo baranzirika amabuye. Bamaze kunzirika gutya ku giti cy'umuko, igiti gifite amahwa, maze kunzirika batangiye kuvuga ngo bantera amabuye. Ndavuga ntako nubwo mu ntera amabuye genda umuhutu ariko hano mu mutwe nkaba nambayemo shurujipe natoraguye, nta muntu ureba umuhoro mbega nambaye shurujipe manuye gutya igera hano. Nari nayitoraguye kuko ku Kiliziya bari baduhaye style zo kwambara ubusa kugira ngo tutazabacika. Nuko byacu ni birebire inshuti yanjye aho tubaratuhemukiye. Ndabatware namubwiye ko ndi umuhutu arangije ambwira ati iwanyu sari Kayumba kwa Nyamibwa hariya. Ndavuga ni hoya niho narerewe ako sindi uwabo. Hari umuhanzi ujya uvuga ngo nihakanye iwacu. Umuntu arihakana, twarihakanye cyane. Ndavuga nti rero ni wacu ni Ibicumbi, mwumvise birya ari Ibicumbi naharerewe ariko atariho iwacu kandi Ibicumbi nawe ntabwo nari mazi. Numvaga kwitwa Ibicumbi ari mu Bahutu gusa, numvaga ari icyo nta kindi. Nuko haza umuhungu ntibuka uwo ari we aravuga ati ariko ko nzi ko Manuel arimo kwica abantu atamubera twamujyanye kwa Manuel. Twamujyanye ko banjyanye kwa Manuel, kuva kwa Manuel kugera ahangane nko kuva nkaho ugera he kuri ADPR mu bitaro. Kuhagenda nagiye bantemye, nari nshonje urumva niyo mineke nayo nariye. Bagenda bankubita igiti nkikubita hasi, bari bantwaye nk'umujura wa kera, ubu ntabwo bakimutwara uko nabibonaga. Bankubita nakwikubita hasi kongera kwiyegura bikangora kuko mu mugongo harimo ikibazo, amaboko afite ikibazo, kugira ngo nongeye kuhaguruka ariko nkahita mpaguruka vuba vuba kubera itegeko mvuge ntibareta bansinda ahanini. Twaragiye tugeze nsanga hari akana ko kabyara sinkazi, sinamenya ko ariko gusa narabibwiwe. Karagiye kabwira Manuel ati bafashe umwana w'i Kayumba none arimo arabeshya ngo babone Ibicumbi ngo se yitwa Muhutura, ku buryo nahageze nsanga iyo nkuru yahageze. Manuel bamungejejeho ahita avuga ngo uyu mwana wa Muhutu muramushaka wiki
umwana w'ibicumbi uyu mwana n'uw'ibicumbi ariko Manuel we yarakuzi yaranzi nyirakuru yavuga nimwe na mama urumva nanjye ndi nyirakuru uwo mwana n'uw'ibicumbi ntagire umukoraho bati ati yatubwiraga tukajya ngo aratubeshya nungo nteramwe ziragenda dore ko ariho nazari zinakambitse nabayeho mu buzima bubi Manuel twasanze avuye kwica afite umuhoro uriho amaraso ariko hafi aho banatetse iwe batetse amandazi arimo gutogota mu mazi mu mavuta afata ikanya ayijomba mu akanya ayijomba mu mavuta amereza irindazi iki kintu nareye muri jenoside nakwemera ko nariye urumvika amavuta arashyushye kirashyushye nacyo ndarya ze kurya arambwira ati se amakuru yawe ni meza ubu rero nawe wishyize mu myanya ngo wanyu ni ibicumbi wanyu ni ibicumbi so yitwa Muhutu arankoba cyane mpura n'ibibazo aho ngaho nahangayikiye ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abyanike hanze narahangayikiye gusa hari umupasiteri witwa Uwinkindi baramuhamagara ahamagara umupolisi wari urimo kuntema ngo naze ajya kwica ku kiliziya kuri paruwasi y'abadeperi ahita asohoka nanjye nsiga mu muryango kumangamanga hari sinzi icyo ari cyo ansiga ko ajya kwica ibyacu ni birebire mva ntabwo nabivuga ngo mbirangize haza undi mugabo araza aranyongorera arambwira ati rero ati dore bugiye kwira hari nka 9:00 nka 8:30 arambwira ati rero pasiteri agiye kwinjira pasiteri yitwa Uwinkindi ati nakoze indangamuntu n'umuhakanire ntumuhakane umubwiye ko ifite winjira hano usohokera hariya noneho pasiteri ahita yinjira ati zana indangamuntu nabwo ndeka njya kuyizana kandi nari narayifata mu by'ukuri ngiye kuyizana ntungukira muri wa muryango ngeze ku muhanda mbona ni ku mugasi nta giti ntaki nta no kwija hahari umupasiteri no yari mu bahiga ko tangije mpita nihisha muri wese umugabo nubaririma araza nsanga muri ya wese inyuma y'urugi ana muri cya kinoko cyawe se ahantu niho nagira igikomeye cya kabiri ni cyinshi cyane ni byinshi ntabwo twabivuga ngo tubirangize iminsi 100 nayo hangayikiyemo ana muri wese arangije bazana imirambo bicaye ku muhanda bakaza bahitamo nkigira ku ruhande bakaza bavuze induru batama ibibuye bagira bate yewe we mana we ariko abantu bacu bamaze kuzura nibwo nahise mbuririraho nkurira nagera hejuru nkanyerera nkanuka nagera hejuru nkahanuka akaba arimo bazanye bataba bavuza induru nkacica ye baba we mbega umwobo Saya mureka kunsubirishamo bino bintu rwose nuko naje kuvamo mpagara ku muhanda umugabo umwe aranyakira bose bari hanze ntabwo bashaka kubavuga aranyakira nyakira mu muryango we aranyoza mama banyambika ikariso nziza y'ubururu y'udushumi banyambika n'utwenda numva ntibuka ntabwo natwibukaga arangije abwira umugore we ati uyu muntu nzamubura hano ufite ibibazo nawe yaricaga arambika akazajya azana preserine akazana ikigabo kiri haruguru y'umuhanda cyabaga cyambaye igikote cy'ikigina iki gikabo sinjya nkibagirwa mu maso yanjye ariko sinkizi azana ikigabo
kikazajya kiza kuntera inshinge urushinge ako Imana yarandinze yaba urwo batoraguye agashyiramo pereserine akantera agashyiramo n'aha akasiga ankoreye ibintu akagenda nawe yo kwaje twabanye nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine nibwo twahise duhunga. Icyo gihe wari ufite imyaka 13 twahise duhunga yari inyamaswa imyaka 13 interahamwe ziza guhunga hungana nabo bankoreje imisambi aha hejuru hameze nabi. Yesu we tugeze mu nze cyokoza ntabwo nabutinanye barambwiye bati rero bagutemye kandi tugiye kwambuka Igitaramo ntabwo we twakwambukana bagutemye gutyo ntabwo bishoboka. Ibyo barabitwara urugendo rwanjye ni rurerure reka ndekeraho ni rurerure narakomeje ndagenda noneho niha guce inzira za panya ngenyine n'abahutu ndahunganaga urumva nagendanaga nabo turagenda tuhageze tuza gutungukira mu nzu ihari tuhageze dusanga batetse ibishyimbo bageretseho n'imyumbati y'imivundi baranyakire barabimpa baramaze kubimpa birananira barangije bariho baboneye imihoro yanjye ntabwo mbizi ngo barayibonye bari banyakire bazi ko ndi umuhutu iba barayibonye iba batarayibonye simbizi gusa bahise bavuga ngo ninjye mu nzu nduhuke. Inzu yabo yari ipfumaguye hejuru ninjira mu nzu ndaruhuka mu gihe cya 12:30 n'igice hafi 12:00 bwari bwije haza abagabo mu rugo baravuga ngo barashaka ngo tujye gushyingura. Mu by'ukuri uwo muntu twashyinguraga njye ntabwo namurebaga narebaga umuntu dushyingura ariko ninjye bari bagiye guhamba. Twageze mu rutoki munsi y'urugo dusanga hari ikinogo bagicukuye barambwira ni nicare ngo nsobeke amaguru gutya ndicara nsobeka amaguru bashyiramo itaka rigeze nk'aha ngaha amaguru ndubaka ko ryari ritararengerwa batavuga urusasu ruhita ruturitse bariruka bitwa bamurihana bitwa bande nibirebire ubwo ngiye ndwana no kwivanamo nivanyemo njya mu gihuru cyari hepfo yaho hagana hepfo munsi y'urutoki njya mu gihuru ndaryama numva nshaka gushiramo umwuka byaranze ntabona icyo kurya ntayibona ubuzima ntabona iki njya kora mbona haje abasirikare inkotanyi ntabwo nari nzi ngo inkotanyi kuko bari baratumenyereje ko inkotanyi zigira imirizo zikagira iki. Inkotanyi nibwo zaje zirambwira ati sohoka vayo ntigende umuhutu wacu ni ibicumbi ati sohoka vayo ati vayo sohoka mu gihuru ndakambakamba ndabasanga barambwira ati se bite ntigende umuhutu wavuye ntiwacu ni ibicumbi none se mbega bambaza ubuzima nahabwe ntiwacu ni ibicumbi papa wanjye yitwa Muhutu bahita ngo tugende banjyana haruguru ariko ibikomere byose barabibonaga ntago babibonaga nabipfukaga kubera yashuruje ipe narayambaraga nkafunga gutya n'akagakariso n'agakabutura kageraga ahangaha ntago bigeraga babibona nabifungaga kuko numvaga ntashaka umuhutu azambona kuko barangije umusirikare sinzi ukuntu yabonye umuhoro ndamubwira se ati se baragutemye mama noya nahunganye n'abatutsi barantema nari mfite amagambo menshi yo kugira ngo buke kabiri. Inkotanyi nibwo zatubohoye turatangira tubonana n'imiryango yacu nuko ubuzima burakomeza. Amye bwanjye ni burebure harimo byinshi tugenda dusimbuka ntabwo bavuga iminsi 100 ngo irangize ni burebure gusa abatutsi barabonye ndi muto mpangayika ndi muto none ndabisazanye. Oya
ntibaheranwe n'ako gahinda. Ngira ngo abakurikiye BigTown TV byangoye n'udukurikiye kandi nuko nguko nkuko nabitangiye mbivuga na amateka yacu kandi kuyarekana n'akazimira nabyo biragatsindwa no gutuma abantu bayavuga uko atari nabyo biragatsindwa nabyo ni bibi. Hari ibindi bidusubizamo kandi bitari byiza. Ntabwo tuba tuganira namwe nyine muri ihangana mu by'ukuri biba bigoye ndabizi biba bigoye ndabyizi ndanabyumva ariko no kwihangana kandi mugaheranwe n'agahinda. Mugaheranwe n'agahinda hari icyizere biracyashoboka. Njye mukomeza mwihangane ndabizi ntibyoroshye. Ntabwo byoroshye. Iyo tureba urupfu twapfuye tukareba ubuzima twagiyemo dushimira Imana tugashimira n'inkotanyi tukagaya abantu birengagiza nkana ngo na jenoside yabayeho. Ese niba bazi ko itabayeho bazaje bakatureba twebwe hari imodoka yangonze. Okay, sawa murakoze abakurikiye BigTown TV reka dusoreza ahangaha ariko nkuko yarabivuze udukurikiye ufite ingengabitekerezo ya jenoside wifitemo gupfobya ndetse n'ibindi byo ngibyo nta hantu byatugeza byaba kuri Bunyarwanda udukurikiye ibyo ngibyo nta kintu byatumarira nta nicyo byadufasha. Nkuko nabivuze no gusigasira amateka yacu kandi twirinda no ko n'icyatuma dusubira mu ibi bihe twanyuzemo by'akaga ubwo jenoside yakorwaga abatutsi muri Matigi mu 1994. Icyo nakifuriza buri munyarwanda no kudatekereza kijyanye n'amacakubiri no kumva ko umunyarwanda ari mugenzi wawe cyane ko ari nabyo ngo tumaze iminsi twimikwamo kandi nizere ko izo nyigisho wazifashe nta nubwo byakabaye inyigisho ni ku giti cyawe ndumva ntashidikanya ko umunyarwanda ubu ngubu ari umwe n'undi nuko mbyizera kandi nako biri. Bariya bapfobya jenoside mu by'ukuri turacyahari turahumeka kandi duhumeka twarabibayemo kandi tukiri bato. Harimo abantu barimo gusaza abantu barimo kwitwa n'izi nkovu zacu n'umugabo ugenda butandukanye kugira ngo wicare hariya kubera inda yawe yakunaniye cyangwa ubundi buzima urimo birakureba uvuga ibyawe kubera ko utahari uzaza tukiriho tukubwire. N'ubu ngubu bari kubyumva uzaza tukiriho tukubwire turacyahumeka twebwe mwanya Imana ikidutije ubuzima mbaye tukiriho urebe urugero. Yes mama murakoze cyane reka nze ikiganiro tugicumbikira ahangaha batubwira ati ni byinshi kandi uko tuzatubona igihe n'umwanya tuzajya tugumiza tuganire. Murakoze kandi mukomeze kwihangana. Murakoze nawe.